Mbahaye ikaze nanone muri video tugiye kurebera hamwe ibintu bitanu byagufasha gushinga urugo cyangwa se ibintu ukwiye kumenya mbere yuko ushinga urugo cyangwa se igihe wubaka urugo. Rero nguhaye ikaze niba ari ubwa mbere ugeze kuri channel, ni ikaze rwose wageze ahantu hanyaho. So kanda subscribe ufungure inzogera kugira hatazagira video nimwe igucika iturutse hano. Nawe dusanzwe tubana kuri channel uruha agaciro. Ibyo ngezeho byose niho mbikesha kandi ziri ko tuzafatanya ibintu bitandukanye. Tugiye kureba hamwe rero ibintu bitanu byagufasha kurushinga urugo rwawe rugakomera cyangwa se ubukwe bwawe bukazagenda neza. Waba wifuza ubukwe bwiza ariko utazi aho utangirira? Noneho uyu mwanya ni uwawe, reka turebere hamwe ibintu by'ingenzi byose ukeneye kumenya mbere yuko urushinga. So ikintu cya mbere rero ugomba kuba wafata cyangwa se ikintu ukeneye kuba wamenya, tegura cyangwa se fata umwanzuro. Fata icyemezo uhitemo budget ugiye kuba wakoresha. Hano nituvuga muri budget ikintu kigomba kuba cazamo nijyari ubukwe wenda buzaba. Iki kintu nacyo ugomba kuba wakimenya. Uko wakora budget wenda koresha amafaranga runaka cyangwa se koresha amafaranga byibuze ashobora kuba yagufasha muri urwo rugendo rwawe kuba wakora ubukwe. Noneho umenye ukore igihe ubukwe bwawe buzabera, kuko ntago waje gukora umushinga runaka cyangwa se waje gukora ubwo bukwe bwawe utarapanga amatariki. Menya itariki y'ubukwe buzaberaho, umenye aho buzabera, umenye n'igihe bizafata kugira ngo ubone niba ari amezi 2 cyangwa niba ari amezi 3. Aho ngaho bizaza muri budget yawe yo uzaba wateganyije. Ibi ngibi bizarushaho kugufasha kumenya ibyo ubona ugomba kuba wakwitegura. Ubukwe ni ibintu byiza, ni by'agaciro kuba wakora ubukwe, ariko ukoze ubukwe nta budget ufite cyangwa se nta plan ufite, menya yuko byose biba byazamye. Rero iki ngiki aba ari cyo gihe cyo kuba niba uteganya ubukwe wenda tuvugiye mu mezi 2, vuga ati tariki 25 wenda ubukwe bushobora kuzabera aha n'aha. Hanyuma numara gutegura aho buzabera, utegure amafaranga ushobora kuba uzakoresha. Ushobora kuba bwatwara 1 million cyangwa se bwatwara 2 million, 5 million, 10, 15, byategwa na plan ufite. Ariko icambere hano tugomba kurebera hamwe ni budget ugomba kureba. Budget y'ubukwe ugomba kurebera kuba wakoresha. Aha ngaha hano dafata budget ngo uyikoreshe neza, guys ndakurahiye ushobora kuzayatamo. Rero ni by'agaciro kuba wakora budget runaka. Ibi ngibi bizagufasha kumenya amafaranga uzakonsuma, ibyo uzakenera. Muri budget harimo amasahani, amasafuriya, harimo ibikoresho byinshi cyane uzagenda ukenera. Kandi wibuke yuko mu byo byose uzakenera harimo ibyo kurya, imyambaro y'ubukwe, hakazamo wenda abayemusi, abazakwambarira, abazagira ute. Izo zose iyi budget uragenda ugafata agakayi ugakora, umenye yuko iyi budget igomba kuba irimo. Hakubiyemo ibintu byinshi: intebe zicagwaho, ibyo muzakiza abashitsi, uko abashitsi bazaba bameze cyangwa se aho bazabakirirwa. Iyi budget ibi ngibi byose ugomba kuba bikubiyemo. Iki kintu ni icy'agaciro kandi ugomba kucitaho, kuko nutacitaho ndakurahiye ibi bizakubana bibi cyane. Ugomba kubyitaho. Reka twigire ku cya kabiri. Hitamo aho ubukwe buzabera. Icya mbere, niba wavuze ngo buzabera Gisenyi, Kigali cyangwa se Musanze, hanyuma ubwira abantu hakiri kare aho ubukwe bugomba kuba buzabera. Ibi ngibi bizafasha abantu ko babona umwanya wo kwitegura. Noneho uvuge ngo ubukwe buzabera ni salo, ni hoteli, cyane open space, cyane sale ifunze.
ibi ngibi nabyo umenye kubyitaho. Ikindi, impamvu ugomba kwihutira ikintu ushobora wihutire gufata sale hakiri kare, kubera ko nanone ntutinda cyangwa se hari ahantu wateganyije hanyuma ukagenda muri ya budget yawe, muri ya plan yawe, ukaba utarashizemo aho ubukwe bwawe buzabera, ushobora kuzasanga amasare wari warateganyije ubuze sare n'imwe ushobora kuba wakwifashisha. Ni byiza rero kuba wategura sare cyangwa se hoteli cyangwa se ahantu runaka aho abantu bazakirirwa. N'ikindi cya gatatu tugiye kuba twarebera hamwe muri iyi video kandi cy'ingenzi cyane kurusha ibindi, imyenda y'abageni. Ntabwo uzagenda wambaye imyenda isanzwe, birumvikana. Ntabwo umugabo azambara ikoboyi cyangwa se yagira ibindi biyambarira, ahubwo niyo wateguye budget, imyenda y'abageni wayiteguye imeze neza, iki kintu ugomba kuba nacyo wakisurinyeho cyangwa se ugomba kuba nacyo wacyitayeho, kuko ni iby'ingenzi cyane. Iyo umugeni yambaye neza n'umusore akambara neza, ibi bintu aba ari iby'ingenzi cyane kandi bigaragara neza. Hanyuma utegure aho umusore, aho wowe n'umukunzi wawe, aho muzanyura mu gutambuka, aho muzaba muhagaze n'aho muzamwicara, ahantu hazaba hasukuye cyane ku buryo umuntu azabona ari ibintu biri romantike, kuko bizaba bifite byibuze itandukaniro hagati y'ibintu n'ahandi. Ibi bintu rero ubyiteho, bino ko ari bibiri. Hitamo aho ubukwe buzabera, uhitemo imyenda y'abageni iyo bazambara, ku bigibi bizagufashe kumenya ibintu byakubishira ku murongo. Urumva yuko bigiye guhura na ya budget twatangiye turimo kuvuga. Ibi byose bikubiyemo. Reka twigire ku cya kane rero. Guys, ubukwe ni ikintu cyiza kandi ikintu gishimishije, kinogeye buri wese, gihuza imiryango n'inshuti, mugasabana kandi tukanezererwa. Ubwo rero zaba ari ngombwa gusesagura cyangwa se kuba hari ibindi bintu ugomba kuba wazanamo, ahubwo nawe ugomba kuba wagira utya ukiteganyiriza. Reka twigire ku cya kane. Wenda nakubwira icya kane, nakubwira ugomba kugenderaho, wigendera ku byo abandi bakoze, ngaho ngukanaka kubera ko yakoze biriya ngo nanjye kanze nkuri, ahubwo ukora ibyawe bigende neza, wowe n'umugabo wawe byo mwateguye aba ari byo mukora. Reka twigire ku cya gatanu. Icya gatanu rero, gerageza ushake ibyangombwa by'ubukwe, kubera ko gukora ubukwe ntabwo ari ibintu ubyuka mu gitondo ngo ugende ngo ukoze ubukwe ngo birarangiye. Bisaba ibyangombwa runaka, inzira zose umusore n'umukobwa banyuramo kugira ngo basezerane. Ari ugusezerana mu mategeko, ari ugusezerana mu dini no mu mucyo. Ibi bintu genda ubyiteho. Hari ukugenda iwanyu ndatangira mvuga wenda mu mucyo wenda iwanyu, ukagenda mu miryango ikibwirana, ikamenyana, ikagira ute, ibyo byose bikaba. Noneho mukajya no mu dini, mukagenda mugasezerana mu dini, ari byinshi bikorerwamo murabizi, mukagenda no mu mategeko. Ibi ngibi ugomba kugenda wabyitayeho guys. Nibyo niyo mpamvu nakubwiye ngo bisaba gukora budget. Ibi bintu ko ari bitanu nkubwiye, genda ubyiteho. Niba hari ikintu cyagucitse, uradusubize video inyuma kugira ngo bizakugirire akamaro. Nutabyitaho ni akazi kawe. Guys, nabashimira rero ko ibi ngibi mbabwiye. Ikintu cya nyuma nasozerezaho n'iki ngiki, genda ushaka ibyangombwa, yaba ari umusore yaba ari umukobwa, ibyangombwa bagomba, hanyuma uze ukore ubukwe bwawe bumeze neza. Ndakeka ibi bintu ubwira byose nubyitaho, ubukwe bwawe bizagenda neza, ko ari bitanu mvuze muri iyi video. Rero nababwira, niba dusanzwe tubana umuntu w'agaciro, umuntu w'umugabo, niba utarakanda subscribe, kana subscribe, ufungura inzogera
kugira ngo hatazagira video nimwe igucika iturutse hano. Murakoze cyane kudukurikira. Niba hari igitekerezo cyangwa inyunganizi bishyira hasi muri comment. Wikwibagirwa gukanda subscribe kugira ngo utazasiba izindi update zacu tugenda dushiraho. So kanda subscribe ufungure inzogera hatazagira video nimwe igucika iturutse hano. Mbifurije ubukwe bwiza, muzagira ubukwe bwiza, muzahahe muronke, amahoro y'Imana azabatahe kandi muzakunde gusenga. Hasta la vista, ndabakunda cyane. Bye bye, ciao ciao.